Byari amarira avanze n'agahinda. Ahagana saa 9:35 z'amanywa mu karere ka Nyamasheke, ubwo imodoka itwara abanyeshuri yavaga ku ishuri icyuye nyine abanyeshuri. Ahagana saa 9:35 nibwo iyo mpanuka yabaye, ubwo nyine umushoferi wari ucyuye abanyeshuri ngo yikangaga igare ryari imbere ye. Niko umuvugizi wa polisi yabivuze ko umushoferi yikanze ko agiye kugonga umunyegare, ubundi agerageza nyine guhandoringa muri ibyo bibazo, avuga ko nyine bishobora kuba aribyo byabaye intandaro yateye impanuka. Iyo mpanuka rero yahitanye abanyeshuri 2, abandi 32 barakomereka. Aba bapfuye ndetse n'abakomeretse bose bajyanywe ku kigo nderabuzima. Gusa nyine ubu ngubu ikiriho ni uko nyine abitabye Imana bari gushyingurwa. Iyi mpanuka rero benshi bavuga ko ngo umushoferi wari uyitwaye gashobora kuba yaragize ikibazo cy'uko nyine imodoka yabuze feri cyangwa se igaza gucika feri, akabura uburyo nyine ayikontorora imodoka, kandi imbere y'imodoka yabonaga hari indi modoka bashobora kuza gusekurana bikaza gutanga impanuka ikomeye cyane, hakaba haza kubura ubuzima bw'abatari bake. Ngahitamo gufata umwanzuro wo kuyirenza umuringoti cyangwa se kujya kuyigongesha mu muringoti ahantu wenda wavuga ko hatari buteze ikibazo cyane nk'uko byari kuba mu gihe bari kuba bagonganye n'indi modoka. Ibyo ntibivugwa, ariko nyine umuvugizi wa polisi we yavuze ko umushoferi habayeho kwikanga ko agiye kugonga umunyegare, ngo bityo rero bikaba aribyo byatumye iyo mpanuka iba. Ibyo byose ni ibiri kugenda bivugwa, ariko nyine tuboneraho no kwihanganisha ababuze ababo, bakomeze kwihangana muri iyi si bibaho. Ni ukuvuga ngo aba banyeshuri bigaga ku kigo cya Saint Martin, ubwo nyine bari mu nzira bataha nk'ibisanzwe, nibwo baje kugira impanuka. Imodoka bari barimo irenga umuringoti cyangwa se igenda igwa mu manga, 2 bahita basiga ubuzima, abandi 32 barakomereka. Shoferi wari utwaye imodoka nawe ari mu bakomeretse, ni ukuvuga ngo ukuboko ngo kwavunitse kuko igice yari aherereyemo nicyo wabona ko nyine nacyo cyagizweho ingaruka kuko cyapindamye, akaba rero yacitse yavunaguritse amaboko, n'abandi nyine 31 nabo bakomeretse. Umuntu nta kindi yavuga asibye nyine kwihanganisha ababuze ababo mw'iyi mpanuka yaberaga mu karere ka Nyamasheke, ubwo nyine abanyeshuri bari barimo bataha bakaza kugira impanuka. Ahagana saa 9:35 iyo mpanuka ikaza guhitana abana 2, ndetse nk'uko twabivuze haruguru hagakomereka abandi 32. Imana ibakire mu bayo kandi bayiri iruhuko ridashira. Muri iyi si bibaho, umuntu aravuka ejo agatabaruka. Ukomeze kwihangana,
ntabwo muri mwenyine. Imana iri kumwe namwe mu bihe bitoroshye murimo. Mboneraho no kubashimira namwe mukomeza kudusapotinga cyangwa se mudutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mbashimiye mbikuye ku mutima, muri ab'agaciro kuri twe. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibane namwe. Kandi burya hari ikintu kimwe mukwiye kumenya: iyo umuntu atwaye cyangwa se atwawe, cyane cyane mw'ibi binyabiziga, nyabuneka ajye umenya ko uri hejuru y'urupfu. Ubanza wiyeze, ufate igihe cyawe, ukiranuke n'Imana. Ndabashimiye mwebwe mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu cyangwa se amakuru ya buri munsi. Muri ab'ingenzi kuri twe. Mukomeze mugire ibihe byiza, mugubwe neza, amahoro y'Imana abagereho. Ibihe byiza.